Mwigeze mwibaza impamvu abana benshi batabasha gusoma mu gihe biga mu mwaka wa 2 n'uwa 3 ndetse yewe no mu myaka yo hejuru y'amashuri abanza? Nitwa Gariana, ndi umujyanama mu by'uburezi mu Rwanda. Ubujyanama bwanjye bwitwa Twiga Dukina. Bisobanuye ko burya iyo dukina tuba twiga. Muri aya mashusho muraza kwiga ibyo mwakora mu rugo cyangwa se ku ishuri niba abana batarabasha gusoma. Naritegereje nsanga abana benshi biga mu mashuri abanza baba batiteguye neza. Bisobanuye ko ubwonko bwabo buba butariteguye neza ibijyanye no kwiga nko gusoma, kwandika ndetse n'imibare. Abana benshi bafite ibibazo mu gukora bahuza igice cy'iburyo n'ibumoso. Ibyo rero bikabogamira imikoranire iri hagati y'igice cy'ubwonko cy'iburyo n'icy'ibumoso. Hanyuma umusaruro ukaba ibibazo mu myigire. Ndatekereza ko mwese muzi umwana aho mutuye wakabaye azi gusoma ariko akaba atabishobora. Niba wifuza gufasha uwo mwana, komeza urebe aya mashusho. Ariko reka mbanze mbereka abafasha banjye. Ombeni, Akingeneye, Gadi, Rosette, Keza na Dodi. Baraza kubereka uburyo ushobora gufasha abana mu muryango wawe, aho utuye cyangwa se ku ishuri. Niba ushaka kumenya niba uwo mwana uhise utekereza aka kanya adashobora gusoma kubera guhuza neza igice cy'iburyo n'icy'ibumoso, saba uwo mwana gukora ibi bikurikira. Ahubwo se nawe bigerageza ubwawe. Ryoherwa, izihirwe. Abana bari mu kigero cy'imyaka 7 kuzamura bagomba kuba bashobora gukora iyo myitozo yose muza kubona muri aya mashusho. Niba umwana adashobora gusoma ndetse no gukora iriya myitozo ivuyeho, ugomba kwibanda mbere na mbere kumufasha guhuza igice cy'iburyo n'icy'ibumoso. Buri myitozo yose usanga ikorwa habayeho gukoresha ibice bibiri by'umubiri, ibumoso n'iburyo. Ibi bisobanuye ko abana bakeneye gukina ku buryo bakoresha ibice byombi by'umubiri. Ibi rero byari ingero nkeya ariko hari n'ibindi byinshi cyane. Nkunze kubwira abana nkorana nabo nti mukore imyitozo nk'aho ari umuti wo kwivura. Mufate mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Nkeka ko mufite amatsiko y'uburyo mwafasha abana kugira intangiriro nziza ku myigire yabo. Igisubizo nta kindi ni ukwigira mu mikino cyangwa se twiga dukina. Mu mashusho akurikira ndaza kubabwira byinshi ku bijyanye n'imikino. Ntimwibagirwe gukanda ku kazogera gatukura ku rubuga rwanjye rwa YouTube.